Cyo sheri ko gateye umugira kana kanje we. Bebe. Gawongera basi niwe basi ngira gatera sheri kana kanje stesi. Oh, Jesus. Yo, my God. Sko kanyumvira we. Oh. Mana, njubuse koko ko nanjye kugukunda mwana wa. Nanjye koko. Ubuse basi nawe uzankunda. Umva mfite amatsiko yo kukubona pe. Umva naye amatsiko mwana wanjye. Gaju. Karama. Maze iminsi mfite umubabaro mwinshi. Wikize? Numva mfashe umwanya wo kuza gusura. Kuva tumenyanye. Gerageza umubabaro ntago nenzi ko ufite umwana. Wikize? Kuba mfite umwana se nari kubikubwira ukabimaze iki? Wari kumfasha iki muri ibyo byose? Je nawe njya nkunda gupfa kuvuga ibintu byose ku muntu niyumvamo cyane. Gaju. Niki kiruta umwana wawe? Ako munyange ikintu mpfana n'amagambo menshi uhora umbwira. Umwana wanjye uramuzi ingeso ze byonyine kunatangiye kujya asuzugura se wabo. Umugabo umbyaje akagatatu namurutisha umwana w'igihomora. Unago wamurutisha umwana w'igihomora. Wambwira gute yuko umwana w'imyaka 8 wambwira ko yakunaniye gute? Ibiri bananira na mada waje umbabara. Uriya mwana atagiye kuba ikibobo afite imyaka 2 akomerezaho narahanye nararushye. Ise waba haziye aramfasha. Umwana yahindutse iki? Ntabwo se ashoka mu mihanda. Ubusakura mugabo mubyaranye gatatu. Wagize ngo uramugara nagukunda. Ntabwo agukunda. Babibwenge se mata. Kandi munyareka nkubwire tuzapfusa. Igihe cyose umugabo wanjye wamwishize mu maraso. Uriya mwana afite imico nk'iyo kwase. Uriya mwana afite imico nk'iyo kwase neza. Baramubyaye. Ngo uriya mwana afite imico myinshi. Uranabisubiramo? Ndabisubiramo. Sindi nyina. Kumira namavunja. Umuntu shoro kundasa. Niko mada. Umugabo murutishije umwana. Ariko ibyo wivugisha ntabwo bizi. Ubusa umugabo tubyaranye gatatu. Namwikuraho abana bakarerwa nanjye. Reka nkubwire ndi kuguhanuka ngakunyumva. Nyama zuzaza kungisha inama amazi yarenze inkombe. Munya nawe nzakugisha. Amaruru kuruza uriya mwana. Wowe uzayirenzeho n'amaraso. Ayo nariza arahagije. Umwana watwise amezi cyane. Nagiye se cyo gukomeza kwiruka inyuma y'umwana ugize Marine. Uranyumva neza? Nabe mu muhanda igihe nikigera amaje gucugeza agakamurungu. Kandi atanagaruka azabireke barahagije. Yewe! Kisoza. Ushaka utari na muzima. Ushaka ufite akabazo mu mutwe. Ariko none se uje no kunukira iwanjye. Niba ngwaye kariri iwanjye uje no kumata umujombo umunwa. Ariko madam sanari hazi. Ndara abana bane ntago zubukere nabarezemo madam. Ibyo birandeba. Yewe, ubu ntago urabona nari kwambara neza. Ibyo se bimfasheho. Nge se nambaye nabi. Yewe. Betse no muragukecura mugabo azakwereka. Ako gasuru ufite urumva? Ni papa w'umwana. Wakagusize. Yego se. Namara kuburya kabimara. Ntabwo yaje gukunda. Hano umenye ko ari umwinjiro. Azanyanga agende ariko ngiye ntago mbizi ko yanyanga. Azanyanga se shingiye umuntu tubyaranya ka gatatu yantakagenda. Uretse ubujiji bwako munya. Wabonye mwabaye muti. Uriya mwana hari igihe kizagira amategeko amurenganure
kandi uriya mugabo wawe azasohoka hano nta n'ikahise asohokanye. ubeshya kuba uzi ko n'imyenda yazo uzi ko atazayisohoka. kuba mukunda ibindi ku ruhande ntabwo bindeba. uramukunda ngo uramukunda ko ntago agukunda. mwaramwijunditse umugabo wanjye ndamukunda nta n'inge ntazamukunda zarinda nkimukunda. ni ukuri umugore w'ikigoryi. sawa uri umugore w'igicucu. umugore wihakana umwana yabyaye. ariko ibyo ntabwo bikureba. igihe cyose twari tumaze iminsi tumenya kwinjira mu buzima. ngo sinakwinjira mu buzima. nyamara ushobora kumvira mu buzima. ntabwo usohoka nza kuza ntabwo wampamagaye. narinda kugusuruma karibu. ndiyambaza abayobozi. Nshuti andi makuru sha. Makuru ni meza nyine ndaho imihanda mba ndi kuyikatisa. Hari ikintu kijya kinjya mu mutwe kikanangora kugisesengura. Niyo mbona ukata mu muhanda wongera ugaruka wongera ucaha iwanyu n'amafaranga mufite. Amafaranga nayo mu rugo ku giti cyabo ntago araya. Ese bivuze kuba arayi iwanyu wabyawe nande? Waturutse ku giti, waturutse mu kirere, waturutse kugira ngo ikinyejana tugezemo kugira ngo umuntu yitwe ko yakubyaye byitwa nuko yaguha n'amafaranga. Ari ibintu abantu bakeye bagenderagaho. Buriya ngo iwanyu bafite ubutunzi naye barabugusiba. Ariko uribeshye. Ubu none ahantu tugezeho ari no kubwira ati iyo ugize amahirwe ntakubyaye ngagushyire ku mwana gwete ndakubyaye nawe irere ukiga no gukambakamba. Ubu none we barabyaye baraterura bashyira ku muhanda ati genda wishakira ubuzima. Aho bangiriye neza kwa akaba niyo mpamvu ugenda uzenguruka mu mihanda. Uzi neza reka bareke no kuba abana yama nta nubwo nemereye no kuba narye ngo wenda ni ya saa sita mbi nayirirayo. Namaye wafite saa sita bakaba batakugaburira. Sina saa sita nubwo nyine naravuye naragiye ndimenya menya inzira zanjye nawe bakamenya izabo. Bivuze ngo rero iwanyu sibo badashobotse ahubwo wowe warifashe wigira akamarine ushaka kuzenguruka imihanda akweka mubaza harya ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? 19 ukaba utekereza gutyo utekereza ngo narifashe neza. Oya dore mavundi kubikubwiye niba atari abavyeyi bawe babaye gito sibyo waba kuvungurira ku mafaranga. Ese ubundi ibyo tuwe tubiretse ubundi warize narize niba byonyine ndi kukubwira ko no kuryayo ubwabyo ntari kujyayo kuryayo none wowe uramaza narize. Ndetse ntabwo bagufashe basi ngo bagushyire no mu ishuri n'ikibura mwaka ntabwo wowe uracyafite n'ubwana nyine buri muto umuntu mukuru urasa nk'ukuze ngo bitari cyane ariko uracyafite ubwana kuko sinarabona ushobora kumbaza ngo ndakubwira ko no kujya kurya saa sita ntabyemeye. Banza wumve njye ntago ari ubwana ahubwo yaba mama yaba papa nibo ba motive sibyo barambyaye banshyira ku isi muri abo bama n'icyizere cyo kubaho. Reka mu bushobozi bafite bantumve mu bushobozi bafite hari ibyo bankoreye tutanabishwana tugapfa ubusa no ku muhanda. Ndagira ngubwire ngo ni nubaguhaye amakuru akayaguha ngo mu rugo hari ibiceri uzaye mubaza uti se umurongo waho bagenderaho n'uwuhe kuko mbwiye n'akandi kantu utaruzi ninjye none aho uri kubona ku muhanda ariko hari abandi bandenze papa. umva se umva nashaka gushya hari umushitangi umangayikiye ushaka kunsura. Umangayikiye ashaka kugusura? Ese hari ubwo nigeze ndakwangira abashitsi baza kugusura muri uru rugo? None se ubushize ntabwo uzi ko hari uwo wasanze ukambwira nabi? Ni uko utari wabimbwiye ariko nk'ubu bimbwiye rwose bazaze bagusura. Sawa. Ariko mere nkumbaza akantu gato. Musubize. Numvise amakuru ngo nshobora kuba mfite mushiki wanjye ahari mukuru ntazi nasanzwe menyereye hano mu rugo. Byose wabikuye kandi wa mwana urananiranye uzajya uza rimwe na rimwe uzunzengereza siko numva utangiye kumbushijwe ako ndabyemerewe. Urumva ari we wakarakaye
imbere yanjye cyangwa njye ninjye wakarakaye imbere yawe ubwo wumvise ibaze iyo wifashe abana bawe ukaduhisha ikintu nk'icyo. yewe niba narabivuze ntabwo niba ntarabikubwiye nyine wagombye gutegereza nkazabikubwira nta soni. Okay, dusapoze aka kanya tuvugana ngize imyaka hafi ndi kugera muri za 20 na sibyo. Uwo mushiki wanjye numva ngo umushiki wanjye numva ngo ari mu myaka niba ntibeshya hari za nawe muri za 27 gutyo kurenza. Bari baragiye hari masi wari buzabimbwire narapfuye wari buzansange mu mvuka bimbwira wari buzabimbwirire cyangwa wenda we yaragiye. Reka nawe umenye kuri gusaza. Bagira ngo mufashe ikisi. Mufashe iki? Niba utaba mu rugo ugira ngo mushiki wawe bamuguhe nawe umujyane mu buri marine se. Ariko we uzi ikibazo kibabaje. Kiri no kuntera gahinda none. Nuko umushiki wanjye uri kumbwira ngo ndagira ngo mujyane muri marine aka kanya ubutuvugana we yabaye marine ngo amakuru numva nuko yabaye marine kundenza aho. Baragushutse mwana wanjye ari hanze. Wayafashe nabi. Nabwo bisobanura yibeshye nyine abayambwiye bambeshye. Bayakubwiye nabi bayakubwiye igice. Ugize gutyo uramfashe uranturongeje. Ndatuje wenda ngize ngo nuko ari ngiye gusa naho kumbi gato nzagera no mu nzira numva ko hari nabandi barenze n'abatanu gushobora kuba atari nuwo gusa. Shaka bakabije. Shobora kuba ndi nk'umuntu hari baza ndi nk'uwa 10. Bakaba n'ijana si uburenganzira bwanjye. Ufite uburenganzira bwo kuma abo ngomba kubyara umubare wawe. Ndabyumva. Ni uburenganzira bwawe. Nta n'ukubije kubyara it's okay. Ariko se kuki tutadufata nk'abana ngo mbuvuze basi tubashe kumenyana. Ni hamwe ushobora kumva ngo abana bagiye mu nzira barahuye bateranya amadusanze bibaye amahano. Ubu se simbana nawe ntabana nawe akanyukeka harabaye iki? Uzamukura se nakubiko ari hanze. Zamusanga zijye kubana nawe se. Ari hanze. Nubigira ubushobozi uzagende mu. Ari hanze. Sawa ari hanze. Ariko sawa hanze ari ni aho hanze ntabwo dushobora kuba twahahurira. Nge nawe. Bamenye ibyawera ko nawe bitakoroheye. Namenye ibyanjye. So gumumbi ajya gufata umwanzuro nk'uwo umwana atamunaniye. Kandi wa mwana we wahereye cyose ubesha umutwe kuva so yapfambujije amahoro akina nabambujije amahoro wa mwana we nzagushyire nzakujugunye nzakora iki kandi nzagufungisha yuza amano kunesha. Okay, aho byaba ari sawa. N'umugabo nashatse ntabwo yajya ngo reka mubwire mere we bajya bavuga ngo buriya ufunze se ufungura kandi nta shire umuntu ajyamo n'iki. Ubu se nimba wibuka neza duherukana mfite imyaka ingahe? 8. Okay. Minani njewe nawe duherukana mfite imyaka 8. Noneho maze no gusaza bitangiye no kukuvanga mu mutwe icyo nzi cyo uwo wataye w'imyaka 8 utangiye kumwitirana nanjye imyaka 3 mu myaka 18 mfite mvuya. Ukeka narahuye n'ibiki mu myaka 3 ishize? Bazaga no kunuka se. Nabyo nazaga no kunukira iwanjye waratungutse uragenda nta muntu kwirukanye. Umujinya mfite numva urwego ruri kuraturembeje. No kugukubita mbishoboye nanaguko. Obeshya nk'inzozi. Abayobozi se babirahiye. Abayobozi kundenganura. Baranabizi ko wagiye uri kirara. Upinda gato. Mpite mamagara abakuru b'umudugudu. Umukuru w'umudugudu ari hafi. Mfite nomero ze abayobozi bose mfite nomero zabo. Kazi kuri igihomo. Yemera ko uwo mudugudu afunga ariko adafungura. Ubeshya kubi. Yego ashobora kunyana bakamfunga ariko si ufungura. Mva rwose. Ese uracyari wa wundi nari nzi ko wahindutse. Wahenze ingereza ntesha umutwe nari nzi ko wahindutse. Umwana rifata kamara imyaka ataboneka nahaziye ntaha ababyeyi amahoro. Ajya habaho gukora amahano. Mere ngumaye nawe nashiduka nakoze ibara. Wakwigendera se bikagira inzira. Akira iyi miti mufatira igihe nkuko muganga yabikubwiye. Ntiwavuze na bya bintu byawe ngo ndayisenge munsi y'igitanda wayijugunyemo. Usa nabanyijugunyira iki? Ubonye ko twajya kwa muganga ameze? Kandi umbabarire cyane. Nitwaye nabi kwa muganga. Imyifatire yanjye nayikurikije nabi. Umbabarire pe. Sibyo? Rega mu buzima ibintu birahinduka.
twite nabyo ibisazi. Hano hantu maze kugukunda ku buryo ndi kumva ko wakavutse nkakurira pe. Ndi kugutanga ndi kubona hari ibibazo. Usigaye numva ngufiteho amarangamutima. wanyweye icyayi naguteguriye indazi umugati na capati wariye nariye kimwe mu cyane numvaga natumeze neza ntamaje kunanira gusa amakuru ngiye kukubwira se wari uzi ko ufite abavandimwe nawe nabiguhishe ariko igihe kirageze ko mbikubwira uko batazaza bagasanga utabazi akuma ko kitabigiye kare muri agatari ngombwa kubikubwira ako kanya mubone se abavandimwe batoya hebasi nyine abavandimwe batuye hari utuye Nyamirambo hari uba ku Gisozi ariko ndashaka kubatumaho nyine nkaguhuza nabo mama ikintu nshaka kukubaza ngambye ukuntu uvuga ko wari ufite abagabo babiri ariko wa mwana kuki ukunda kugira amagambo menshi kandi usigaye ushyanuka keza narakubwiye ngo ujye ureba ibikwera itakureba urerehe ku ruhande atansiyo kujya we uzi ko umaje kumenyera nta soni ndikubwira inkuru nziza ukanzanaho utugambo ukazana parapara kandi ke witware neza nese mama abavandimwe ni bangahera ni babiri umuhungu n'umukobwa mu kuki utabimbwiye bivuga ngo ugende bucuru ariko mana nuko utize bimbwira igihe kirageze noneho ko mbikubwira bambwira byose nta kimukuriye ibirize nkubwira nta na kimwe nkubwiye ko ufite abavandimwe babiri umuhungu umukobwa mukuru wawe we noneho yabonye umugabo w'umukire ubu tugiye kubaho bundi bushya ubwuzi babaye abakira abana banjye urumva nese mama undi kangwase nuko utabimbwiye ariko so amata kubikubwira ni ku ngufu niba mbikubwiye igihe kirageze ko mbikubwira ubwo wari wategereje nuko mukuru wanjye abaye mukire nuko utambwira atari umukire kuranyuri none se niba nkubwiye ko mukuru wawe ari umukire mwana ukaba utangiye kunzana kubwira iki koko nzakora iki keza kunaniye niba mvuga amakuru meza ukaba utangiye kunjomba ibikwasi ngize agahinda umwana mubi oya undi mwana mubi warera nese uwo muvandimwe wanjye w'umuhungu we ndashaka kumenya amakuru atuye he aba ku Gisozi nyine nibyo nakubwiraga ko amajije gutera imbere nagurire twahuriye handi ugiye kungurira inuza ikanzu ukambwira ngo ni umucuruzi yabanje kumbona uzi uko ari we ugeze ubwanjye ureba kuri mbega umwana kuki utahise subimbaza wewe sumbesha ngo ngana umucuruzi mwihore afite ikibazo cyo mu mutwe ngo yatose ngo ari abasazi ahita aza ngo gucuruza mva kamubwire garukiraho kiragira ntarakizwa ariko yagize amahirwe Imana magakiza igihe kirageze yuko ubwiza ukuri mama ndakwinze gakinkire basi mbabara mama mbwira ikizi ibyo nakubwiye ni ibyo nashaka amakuru menshi oya nayo yarahagije ifatira aho ngaho uzayambwira akomuko kitabimbwiye kandi bagiye kuza ukababona ngo guki narabatumyeho mama babuze anshaka kwa ngo nataramuto nawe ndi muntu uzabazanisha nese ni wowe bakeneye cyangwa njye mbakeneye ese ko ushaka kubanegeka nkaho wababyaye ninjye nababyaye mfite kubakwereka mfite no kutabakwereka n'uburenganzira bwanjye wari ugize amahirwe ngiye kuguhuza nabo none utangiye kuwishyanukaho mama tujye reka ngiye kuryama aho genda kandi abanje ndumva nanjye kugukunda pe ndumva wakwitegura tukigendera mu mujyi tukareba utuntu dushopinga none
njyewe njye mbikubwiye ariko boss sure yes noneho mbwiza ukuri tumenishimye gatuma kwishima maze mva nkubwire reka noneho ngende nitegure sibyo nawe nsanga urangije mfite twicumukura muki basi uretse gatumba nze mubwire ese basi ubwo bisobanuye ko uyu mwana wanjye nawe mufite uburenganzira cyane sure ubwo ari bwo bwose sweet boss merci thank you ntabwo ari ngombwa upfukama reka nitegure nsanga urangije twigende mama wa siko byaba ari byo koko aba nakwirerera ndamaze no kunanirwa mwana yanjye ambwiye ko ngiye kwitegura tukajya mu mujyi ese Darire bimeze bite? Ibisanzwe by'iyi minsi wamukobwa Ko wajya asenga ibibazo byawe kwishira. wabiretse none ufite ibibazo Uratwite se? Se ko wabaye mwiza cyane rero. bamwe zose babishyira ku isano kabirya Cyangwa uratwite? shafi ntabwo nwete ubwo se wameze ute Niziko. Ariko yeye ni bidanje mwani imihanda ibiri kundaburiza. siko wanyu nabonye mufite ibiciriwe waraburizaga Shaha mwani abirike. Nawe se data ko asigaye yirirwa mu nzoga ko bisigaye byarazandiranye. ntambe nawe nturamufite unamubona ahubwo naje kuguza amafaranga Ese umwana ni imihanda iri hano mwana. ndakwinginze ibyo ntumakanire pe mbarunguriza amafaranga cyane ukuri meze nabi ubuzima buragora Wakuye se cya kigabo mwana? iki Cya kindi mujya muvugana. shafi ibintu byo gukura narabiretse pe Wowe se? ni ukuri kw'Imana amafaranga y'ubusa none nta n'ikintu ajya amarira Ni ukuri? cyane ukuri kw'Imana Ndumva ari ibibazo. naba nkubeshye pe byo ndakwingiza umfashije basi niwanguriza 2 byonyine Shamwana ndatigita ndebe ko ndayabona ababizi ntago nayakwimanya afite. Subizi se. nta kibazo nyine ndategereza ko yasha umbwire pe ni kuri ndakeneye cyane. Nukuri urabizi ndagukunda kandi ni inshuti yanjye ni wowe mbwira ibintu byose. Rero ndaza kuyatigita ndebe yuko ndayabona. Sibyo? Kuko kano kananya nanjye magaze gutya nta kintu mfite. Nta kibazo nyine buraza kumbwira ndategereza ndebe. Ariko ihangane sibyo? Kuko nanjye nyine ubu ngubu namenyereye imihanda data se uko yabaye umusinzi buri wese asigaye yimenya. Sawa nta kibazo ndategereza ko umpamagara pe. Sawa shu. Mbese nshaka gusaba imbabazi nsabona nakwitwayeho nabi ntabwo byari ngombwa yuko nakwitwayeho nabi gusa nyine aho nakukoshereje nakwitwaraho nabi mbabarire noneho naratakubangamiye icyo nashaka kukubwira ukayumvaho gato utari kugeza gusa ndabizi ko uri kunyumva habayeho famiye imwe igihe kimwe ni famiye ijyana umwana w'umukobwa bakubaza gupfa asigara na mama we yarangije yari afite imyaka 8 aho mama we yashakiye umugabo umwana afite imyaka 8 umugore yashaka umugabo undi mugabo uwo mugabo rero aje ntabwo yabane neza uwo mwana ku buryo ku myaka 8 uwo mugabo amufashe ku ngufu urumva nyuma biba ngombwa yuko uwo mwana atoroka iwabo nabibwiye mama we yanga kumwumva nk'umubyeyi kwemba ari ashaka umugabo cyane anga kumva umwana wiwe umwana we arengaho abagiye mu muhanda hanze bya umuhanda yaramunaniye gusa nyuma gukomeza guhasoringa uwo mubyeyi nta kugira ngo agire amatsiko y'aho umwana we ari
nta kinyine umwana yagiye mu muhanda gutyo. Anyway, uwo mwana ni njyewe pe, uko nakwiyeretse byari bitewe n'ubuzima njye nakuriyemo, niyo mpamvu ngira natangiye gusaba imbabazi, mbabarire ko ntabwo burara bwose nabutewe no kuba ngo nuko kwitwara nabi, nabutewe na famille navukiyemo. nta kibazo nyine ibyo wambwiye nabyumvishe, nawe ndumva ntabwo ari wowe pe. Ndumva ntabwo ari wowe. Nyana we ngize amahirwe uje hano, uje ngukeneye rwose, maze igihe kinini cyane mvuga ati uwama imanuka azagaruka. Ubu nisubiye wese ndi wa mugore ufite ubushinzi, mbere ko navugaga mfite amahane, ariko rwose nciye bugufi mbabarira, ngusabye imbabazi n'Imana yo mu ijuru nk'imbabazi. Yo shimye Imana nukuri Imana igigira neza irakugaruye. Yo nukuri pe nshimye Imana. Ubu wisubiyeho ugiye gukunda abana bawe? Nuko nisubiye nasanze abana ari ab'agaciro. Ubu se ugiye kubagarura mwongera mubane mu rugo? Ngize amahirwe nababona nkabazana pe, kuko igihe ngezemo ntabwo agiye kugira ngo abana banjye ntandukane baba ukwabo mbukwanjye. Nshaka umuryango tuwubaka dushyize hamwe, nabo nkabasaba imbabazi. Ariko icyo nakubwiye ni ukuri, buri umugabo yagukunda agukundira n'abana. Buriya umuntu uzagukunda ntakunde n'abana bawe buriya ntabwo abagukunda. Nibyo rwose namugiriye niyo. Nawe misoko kubeshya nayo ngukumbuye pe. Ntabwo wandusha pe, Nareba nyine gishize duherukana uzi na gahunda twari turimo, none turugiye kumubyara. Shanda mubyaye pe, Akoso ubwo usigaranye. yangize mwiza, suri kwibona nawe. Wajyaga bavuga ngo inda ngo zijya tuma abantu babeza ngo ikibazo sara kugira mwiza mu maso no ku mutima kugire mwiza na umutima ndi mubi. Urabera ibintu byashize. Ntabwo gicoma. Uya barambuje kwa muganga. Ntabwo gicoma. Cyane cyatumye bagukora kugukora. Uje muze kansigemo gake kanda ga primus wena nakunda kamwe. Tuzakareke. Oya, kandi iyo nkanyweye ntumva umwana. Akubisa kantu kakagiye. Era jodi yangubisa akagiye kabusetse. Jesus ravuga mana yanjye. Ubu mwana arimo ari kuniramo akagere gutya. Ese numva nshatse kuvuga ati basi nzamwirerere. Nesundi wazamuganirije biba byiza iyo umwana akureye mu babyeyi bose. Uri umwana udakureye mu babyeyi bose harahangayika akagira agahinda cyane ko ubizi. Ubuzima bwabyo ubizi. Ntabwo kuvuga ngo iki. Ndabyumva nyere mugomba kuvugana ibintu bya kontra mukabireka mukabana mugafatanya kurera umwana. Kubana ko ahubwo ikintu cyaba wenda teka ndetse uyu mwana akajya amufasha, ariko kubana byo si ntabwo reka mubaze Naomi. Uriya mugabo aza kugusaba ko wamubyarira yigeze akubwira ko yabuze umuntu atera inda hanze akamusigira umwana? Hoya yashakaga umwana we ubwe yirerera. Ubwo nanjye rero kubana nawe sinva mbikoze uko. Naomi ugomba kwicara ibyo bintu ukabitekerezaho. Ariko reba wowe ugurwa nabaye umugore w'umugabo. Urora umugabo usigaje iki? Usigaje iki? Buri kintu kiranga umuntu wabaye umubyeyi kuba watwisa umuntu byonyine ubwabyo ukamubyara. Uriya mugabo ubwo bivana ngura mugabo umva reka ntabwo nabana nawe. Usamana nayo ngukumbuye naye nayo ngukumbuye cyane. Ni ibikize. Urazana abashitsi hano nta n'ikintu kimwe ugeze umbwira wowe. Ese ubwo ni wanaza kubanza umusuhuze mbere kuvuza uvuga ngo ni ibiki rero atari umuntu. Namusuhuze wowe ugeze umbwira ko hano mu nzu hari abashitsi. Kumana. None ntabwo nemere kuzana umushitsi ahangaho. Ibyo twavuganye urabizi. Urabizi cyane ntabwo ubizi. Yego. Ntabwo narinzi ko kuba nazana umusatsi byakubabaza pe. Reka ndakubwiza ukuri. Hari ubwo urasanga abashitsi nazanye hano nje ntakubwiye. Iyo nje ndamuzi he? Ni inshuti yanjye twa. Niba ari inshuti yawe kubera kuza n'umushitsi hano utambwiye. Neno ko namuzi natagwe n'ikibazo. Uza abantu b'iki gihe ukuntu ibintu bisigaye bimeze. Umva hari akantu naraguhishe. Nagakize.
kamaze nkwicisha ibanga ni ukuri buri kinejeje ni uko uvuze yuko wisubiyeho ntabwo nari kuzapfa mbikubwiye inyicisha amatsika ahubwo mbwira vuba ubwo uzi ukuntu bimeze yewe sha uzi ko aho wicaye utazi uburyo ubuhagaze ndakubwiye ngo umwana we yabaye mukire ye wabibwiwe n'ikizi buriya nawe ubwisha kubera ko nakubwiraga nkumva ntabwo uri kubyumva igihe naje ni nacyo cyari kinzanye kagira inkuru mu mutwe akimana n'igitangaza mu minsi itaha uzi ko bashobora kuzaza guca mu irembo haleluya ariko imana ni imana ikorera igihe uzi ko agiye kugura umwuzukuru haleluya aratwita uda n'inyarwenge yewe mbega inkuru ishimishije wakabyara cyakoze ndakwemeye yabonye n'umugabo mwiza mani ko umugabo we afite depo muri ketse Matewusi wari ubizi se mani habwa icyubahiro ngo ni umukire aya ni ibyumva ndayishimye haleluya imana ni igitangaza yamuhuje n'umugabo w'umukire warezwe neza warezwe n'ababyeyi beza wavukiye mu biganza bizima haleluya iki ego ko ntabwo imana iri kubona akababaro umwana wanjye yagize ijye kumuhangika umuntu mubi rwose icyo cyo ndagihakanye ntabwo byari gukunda buriya n'ubwo wabonaga nijijisha nari nzi ko imana igomba kuzamukorera ikintu cy'igitangaza urumva ikankiza urubwa ku musozi mbese se oya imana nidusubiza nitwo tukazaye tunabeshya imana yo kugukiza urubwa gute wari waramutaye none se waramwitekereza ko ahubwo reka mubwire ni imana ikura ku cyaro ikakwicaranya n'ibikomangoma niyo yabikoze amena imana ntihabwa icyubahiro kuko imana igiye kubikora nta nubwo yita no ku miryango twavutsemo amena ntabwo ibyitaho nuko rero nibyo yagira kandi buriya ndagira ngo nkubwire ngo hashobora kuba hari na benshi babibonye ariko bitewe n'uburyo bakumvaga ntibanabikubwe nasenge ko nje ndakubwira nasura mbikubwiye urakoze kumpa ibitotsi ntabwo twavuganye yuko ngewe hano muri uru rugo nta n'umuntu n'umwe azakwinjira hano nge ntabizi ngewe ntabwo ari we twabivuganye ese wagiye wumvikana niba umuntu ugakara inshuti yanjye aje ku nzu inshuti yawe yiye ikibazo kirihe iyi ngiyi uri wigeze ubimbwira se wigeze ubimbwira se ufite amahane menshi akureba n'ukuntu uba uri kurambwizanya n'agasozi ukura gute se iki ngewe wapora umutoki we nge ibintu ukoze ntabwo mba mbikunze ese ntabyo urajya bigende gute ntabwo wakabaye umusubije kuriya ariko mana ubonye urushya mu bise reka Naomi ikintu cyose umugabo agukoreye urabyihanganira mukaza kuganira umugore abizi ko atwite ubwo mugabo ni yese nese ureka mubaze Naomi kari kugize amahirwe ndagenda inshuti yawe ndayibaza abaye ari nk'inshuti y'umuryango w'iwabo akamutuje kuriye iyo ari inshuti y'umuryango wabo ntabwo yasa nkubita wari kubyihanganira ugatuza namara kugenda mukabiganiraho kandi n'ikindi gihe ntuzongere gukora ibintu nk'ibi ujye urindira umushyitsi agende ubiganireho nyuma umubwire ati rero ibintu wakoze ntabwo byari ibyo kuba inshuti yansuye ntabwo ari umugabo wari waje kunsura kandi nawe abaye yari wumva mubwire ntawe ceceka ntabwo yandya urushira umeze kuriye ngo nanjye muheze oya wari kubyihanganira akuzi ko ukiri wa wundi utarahinduka reka narahindutse yego ko nagasaza kumenyera nkubita ugomba kubyihanganira n'ikibazo nyine ugomba kubyihanganira nade mbabarira birahagije nawe urabyihanganira ubundi ubu tuvuga ntabwo uri gukorera ubuzima bwawe uri guharanira uburenganzira bw'umwana utwite uwo mwana mwite se ntabwo ari uwe urya nkubita nyine nuwe hejuru nese Naomi umugabo nazamura umujinya nawe uzazamura umujinya ese nazamura umujinya nawe ukazamura umujinya inzu muzayitwika uriya mugabo kwanza sinzi ntabwo ndi kutegeza nza mbabarira Imana n'ubu uri kumuvugira kwanza ntabwo ndi kumuvugira reba urushya nkubise iteka yaruhereza yaba arukubita ukarakuntu ntabwo ndi kumuvugira ariko nanone nawe ibintu ukoze ntabwo ari byo ari urihangana ugacisha make umva mbabarira genda taza kuzanga akanje akamwera ndi ngumena no gara ko umuvugira no ubwo turavugana kuri telefone ndi kumaza uko gusa mbabarira nuzavuga ibintu bibereye ahangaha ntabwo nzabivuga abari abantu mpana yanjye we ndego umugabo we Jesus. Nose ati ko mbona uri kwibyiringira amaso byagenze gute
ntabwo ari wowe washutse urabona wa mukobwa wambwira nzane hano muri uru rugo rwanjye hanyuma umukobwa akutwaye iki uzi nguma nkubise ndibajije ni donene ninde ankubise ingumi yijisha ariko n'ubu ngubu do ntabwo ureba ariko byabaye umutuku none se umuntu mbona ufite inda nkuru mu Rwanda mutaho ntabwo njye nashatse yuko turwana njye ndashitse hano mu rugo mvuye mu kazi ndaza hano ndamubaza ati urabizi nyine hano mu rugo haje kuvuka ibintu byo kuzana abashitsi bagashaka kutwiba n'ibiki ndiko ndabimuganiriza yuko atabantu b'abashitsi tugikeneye hano cyangwa nanamuzana tuzabiganireho uzi ibintu nkore hanyuma ibyo wabimubaza akakwadukira akagukubita ingumi ijisho ndabona agahanga kabyimye ubundi uriya mukobwa tuvugana ukuri uriya mukobwa umuzi uzi nguma nkubise ariko uzi nguma mpaye ariko ma si iyo mico ko ntayimuzi mwarimu maranye igihe mwarimu ugiye kwibaruka umwana dore inda ibaye nkuragiye kubyara none mutangiye kurwana gusa uwo mwana azavukira mu mirwano yanyu bizagenda gute none ushaka kumwirukana se afite inda nkuru ntabwo bishoboka icyo muri gupfa mu kiganireho mushaka uburyo mubana neza mu mahoro nta mirwano ijemo ariko sindibaza ikintu mupfa rwose uriya mugore reka nanakubwiza ukuri ntabwo njye nari kuba ndiko ndamubwira ibintu twavuganye duhanurana ukuntu dutegezwa kumanajinga ibyerekeye runo rugo byahita njye ngo umunyiriye amana akuze inguma mpaye akuzize iki se genda umubaza ari hariya iyo mico ko ntayimuzi cyamuniza noneho nk'ubu nkakwereka nanjye ibintu nimita nikorera ngaho ufunga ingumu y'umukubita se noneho ngo ntabwo bakubitwa bigerageze iki kare ntabwo nzi buriya ntabwo njye ntanayimukubita ntitaye ngo nuko afite inda ngo n'ibiki byose asuze umugore mana gusuzugure imbere y'umuntu yazanye hano nanaze akaza akakujya ingumi hari n'abashyitsi ibiki ibyo byose ntabwo bizi none niba ari n'ikiraya sinkizi ikikorwa cyari cyicaye hano ndi kumubaza ibintu nyagasani baseri yakumenyesheje ko afite umushyitsi byaheka aribyo nako ndamubaza nyine nahimubaje gute wowe uza n'abashitsi hano ntiwigeze umpamagara ntiwigeze umbwira ukuntu byagenze ahita nagarukana akwa gukora hariya kuri parafu noneho nkimubaza kidogo tekereza umubano mufitanye niba hari n'abashyitsi mukaba mukubitanye ingumi bigeze aho ngaho bitekereze ubyumve ukamubwira ngiye gufata umwanzuro ngewe umugore ngewe ibintu mukorera nta kintu na kimwe hano ntamukorera kizima anjye ingumi ma uriya mugore ntabwo ari seriye nubwo nigira ngo ndamukunda ntabwo ari seriye mwana uriya mugore waraye ariko nyuma mbona gukunda iki sinzi ubwiwe mirwano umugore yagukunda gutaka kujya ingumi yo mu jisho ndetse none se ubuse unjyamye hano nta no ko ugeze ufunga umuryango hariya nk'ubu hagize umuntu yaza akakwinjirana ubone ibintu byagenda gute ese kugenda ukegekaho umuryango ukiryamira ugatuza hari ikibazo kiba kirimo ko kandi ndi kugira indazi bikananetse nsinze ariko nibwuje aya ntabwo ibyo biba ari byiza kanjugunye bino bintu nta kibazo se birakubabaje hano harimo urusenda rwinshi kweri kubera ko washizemo urusenda rwinshi ndabizi se babaza uriya mukobwa akubwira akushe uzi uko cyagiye twagiye muri hoteli uretse mwere
sijiko cyagiye twagiye muri hoteli ugabwa kunsebya urusenda we Jesus ubundi ufata gutya ufata uku ugahita ukora gutya kubireba ugahita ugira gutya sibyo noneho wamara gushira ifoke ugakata sibyo kabikomeye nubwo kaba gakomeye ntari bagafatishije ifoke karakomeye cyane ntaho nubwo igize giteka pe bakonze amusi wanyitse ubuturage uri gukatisha yegwe none se njye ntabwo nari mbizi cyane kandi nabwo nabonye barayifashe nabi urabibonye ariko ari n'umwanya mbyibuka maze izi nyama ariko ziraryoshe shema byataje ubundi ariko irakomeye oya harimo urusenda rwinshi kire ku rusenda ariko gukomeraho ntabyo njye ndi kumva yoroshe ni ibisazi bon appétit merci aparereyema ariko rero ubundi mu buzima iyo ugeze ahantu hari abakire mugiye kurya ikintu cyerekeye ibiryo ikintu cya mbere bakureberaho cyubahisha umugabo kubona ukuntu imyitwarire yawe ukoresha mu bintu byo kurya uriya munsi byarambabaje kuba ntarakweretse ukuntu niyo yagusebeje byatari wanabirakariyeemo se kara kanjye kameze neza abona birakariyemo ariko buriya abandi bakire bahita babibona yuko nyine tu kantu k'agaturage kaba gakiri kareka amagambo turye ceri wawe se yaje gukira ko mperuka wambwira ngo aragwaye barabikubwiye nawe nk'inshuti yanjye wabyumvisha ahandi nabyumvisha ahandi nyine ntabwo bizi njye magimbirane nari maranye mu rugo n'umugore wanjye ariko dore byaje gucamwo umugore wanjye noneho icyo kiri mu bintu byari binzanye hano neza pe kiri mu bintu byari binzanye hano kumenya aho bigereye ubu ngubu heruka ufite umugambi mubi njyewe ufite umugambi mubi nafite umugambi mubi w'umugore wanjye wowe wari umufiteho umugambi mubi uri kumbwira uti nk'ubu ngo mufashe oya biriya nyine ni wa mujinya akomano zingumi yari yampaye niyo mpamvu ngarutse rero niyo mpamvu ngarutse kugira ngo umenye tubanye neza mwino minsi pe biriya bintu wambwiye njyewe nayo ahantu byari byabo uragira ubwoba kuko nari nagize ubwoba kuko cyagiye twatubanye nabi Imana noneho naranyura hano kanyura hano ngasimbuka agasimbuka nje nari navuze ati se ini shitani yamuteye ariko gusa twagiye kuganira nuriya mujama Varisita arambwira ati buriya kugira ngo ubane n'umugore uraca bugufi kubera arambwira ati urugo n'umugore ndavuga ati cyakoze ko narareba ukuntu babana ndavuga ati se abandi bagabo uko babana neza n'abagore babo iriya mico wambwiraga uriya mugore ntabwo nyimuzi cyakoze we ubu ndishima umugore wanjye sha ubu bya bintu by'amanyama yiwe byo kwikoza hirya no hino byararangiye pe icyo kiri mu bintu byari binzanye hano kumenya uko urugo rwanyu ruhagaze kugeza ubu bimeze neza kabisa gusa iriya mico wari wambwiye ntabwo nari nyimuziho ngo natunguwe no kumva umbwira ngo yagukubise ngo ingumi ijisho ngo yenda ngo kurikuramo biriya binyibutsa njyewe naramaze no kumubabarira ubu ngubu cyakora gusa tumeranye neza pe kubana n'umugore ni ukwihangana niko biba bimeze kubana n'umugore ni ukwihangana kuko amakosa yo barayahorana utaravuga byinshi karibu hajya uracanywa kamirinda ndumva muri firigo karimo nyine ntabwo nyinywera mito hano yanjye umwana nawe ntacyo zitazandisha
Banaga. Kumba numva mbishaka se. Arebe. ji amazi amata umuceri amandazi si ibyo bintu uri kuraha umwana koko ibintu byose ukabivangavanga wagiye amazi agwa nakaryoshye kakaje wagiye uha ikintu kimwe umwana uyu munsi nimba umuhaye ji ejo ukamuha amata ariko se uyu mwana nimba uyu munsi uriye umuceri wenda umwana arambwira ati nshaka ji nayibona ati nshaka amazi amata irindazi ahubwo se wari uzi ikintu gitangaje umwana niwe ari kare kukubwira pe mubazi niwe ubimbwira umwana azavuka afite ubusambo kandi ahubwo ejo bundi arimo ambwira ngo ugashaka kujya mu ndege